Twongeye kubashimira abakunzi ba Bwenge Media, muri ab'agaciro. Kora subscribe kugira ngo udutere inkunga kandi ujye ugezwaho ibiganiro byacu mu ba mbere, ujye ubona notification. Turi muri cya gice rero cy'imigani miremire twabageneye, tugiye kubagezaho umugani w'ingwe yihekuye. Ingwe yari ihatse urukwavu, impongo, igikeri n'igitagangurirwa. Bukeye ishaka kujya kwa sebukwe, igufatira abana b'impongo n'ab'igitagangurirwa, ibashyira mu ruhago, irarukanira. Ihamagara abagaragu bayo ngo bajyane kwa sebukwe. Ikwika igikeri uruhago rurimo b'abana, urukwavu rutwara itabi rya sebuja, impongo itwara umuheto wayo bishyira nzira. Ingwe iza kubwira Bakame iti jya kuntekerera itabi. Bakame irayisubiza iti mu bantu haba imbwa, kandi zikanzira, ngiyeyo zanyica. Ibwira impongo iti igireyo ureke aka kanyabwoba. Impongo iti databuja, abantu bakunda uruhu rwanjye, ngiyeyo sinabakira. Ingwe yigirayo yitekerera itabi, ngo itirimuke. Bakame ibwira bagenzi bayo iti nta kwikorera icyo utazi, nimuze turebe ikirimo. Zitura igikeri, zipfundura uruhago, zisanga ari abana bazo. Hagenda impongo, ibasubiza imuhira, igira ab'ingwe, ibakubita muri cya gihago. Banze kwirwamo, kuzuramo, ishyiramo ibisinde. Igitagangurirwa kirarukanira, bigaruka ako kanya. Nuko ingwe ibiraje, bikomeza urugendo, biza guhura n'indi ngwe, biraramukanya. Ya ngwe igeze kuri Bakame, Bakame irayibwira iti ubwenge bw'umwe burayobera. Ingwe igeze ku mpongo, impongo iti nteye intambwe imwe, ebyiri, ntera abana imuhira. Iramukije igitagangurirwa kiti nkanira uruhago nkarusha warukaniye ejo. Iramukije igikeri kiti barimo ibisinde bakankorera. Nuko iyo ngwe ibihatse irishima ngo ifite abagaragu bazi kuvuga neza. Bikomeza urugendo, bigezeyo igikeri kiratura kirihungira ngo kiriheshe, hasigara Bakame. Ingwe ihamagaza uruhago rwayo, birapfundura, birajyana, birarya, naho Bakame yisubirira mu muryango. Haciye akanya iranduruka. Bimaze guhashwa, sinzi uko ya ngwe yarabutswe agahanga k'icyana cyayo, iracyitegereza isanga koko ari icyayo. Ikimwaro n'umujinya birayica, irazenga, ibura aho ikwirwa, igaruka igana mu muryango, ibura Bakame. Irakimirana isubira imuhira itanasezeye. Igeze mu ndiri yayo ibura ibyana, ibura n'abagaragu. Yicoka mu ishyamba ngo ihorere urubyaro rwayo, ariko iraheba. Ngiyo ingaruka y'ubugome rero. Tugiye kubagezaho undi mugani w'uko injangwe yacitse umurizo. Injangwe yagiye gufata inkoko, ifatwa n'umutego uyica umurizo. Ihura n'izindi zigenda ziyiseka. Iza guhagarara irazibwira iti mfite ijambo rimwe nababwira. Izindi ziti tuguteze amatwi. Nayo iti imirizo yacu iraturushya rwose, kandi iyo dushatse kwihisha mu mwobo ntituma rwose twihisha rwose ngo turangiriremo. Twagenda kandi tukayikurura inyuma yacu, cyangwa tukayishinga, ntabwo dushobora kuyihisha ngo idukundire. Ndetse iyo dushatse gufata imbeba turayizunguza zikatwumva zigahunga. Ikindi kandi mutayobewe, ni uko dukunda gufatwa n'umutego k'umurizo. Njyewe rero nanze ko wazongera kundushya ukundi, ndawuca. Nicyo gituma mbagira inama yo kuyica mwese. Zisekera icyarimwe, biratinda. Inkuru muri zo irayibaza iti muri twe hari uwakuganyiye ko imirizo yacu iturushya? Igituma utubwira uko ahari ni uko wawucitse, ahubwo urashaka ko natwe tumera nkawe ngo kubura umurizo wenyine.
we kubura umurizo wenyine, igendere twakumenye. Ngo yumve ayo magambo ihita yirukanka yikura icyo mu isoni. Intama na Bihehe. Umunsi umwe Bihehe yagiye i Nyanza isanga basinziriye, iterura ingoma yigeranye ku manga, ingoma iragwa irivugiza, Bihehe irahunga ihura n'intama. Bihehe iti wa mugabo we urava he? Intama iti ndava i Nyanza. Iti hari mateka ki? Iti hari mateka, iteka rica urugomo. Iti wibeshye. Iti reka dusimbuke iriba, iri riba riri aha, nitumara gusimbuka ndakubwira andi mateka y'i Nyanza. Ati ni koko? Intama iranyaruka irasimbuka, Bihehe isimbutse yikubita mu iriba. Intama irigendera isiga Bihehe muri iryo riba yivurugutamo. Intama igeze kure gato ihura n'agakima. Agakima kati niki ko wiruka? Intama iti ni Bihehe. Agakima kageze ku iriba kabonamo Bihehe. Kati urakora iki aho ngaho? Bihehe iti naguye muri iri riba, ariko uwankuramo namugororera. Agakima kayihereza umurizo karayikurura ivamo Bihehe. Imaze kuvamo yanga kurekura umurizo. Agakima kandi karahagoboka, ariko ako gakima kabanza kubwira Bihehe kati ndekura. Bihehe iti nkurekure kandi ungiriye neza. Agakima kandi rero kahagobotse katijugunya ako gakima hejuru, nikamanuka umire. Bihehe ikajugunya hejuru, igiye gusimbuka kugafata igwa muri rya riba, udukima turigendera. Bihehe iti ayiwe, umushotsi wa mbere unsanga aha aravuza induru, maze abantu benshi baze banyice. Intare n'urukwavu. Kera intare yabwaguriye mu ishyamba, irangije ibyana ibisasira mu isenga, ikajya ibigaburiraho. Muzi rero ko intare irya byinshi, ndetse n'ibyana byayo bivuka bizi kurya cyane. Niyo mpamvu iyo ntare yagombaga kwica inyamaswa nyinshi kugira ngo ibone ibihaza, yo n'ibyana byayo. Umunsi umwe isigira ibyana byayo ibyo biri burye, ijya guhiga maze itinda kugaruka. Urukwavu rwihitiraga ruza kubona ibyo byana by'intare, maze rurabibwira ruti muraho bavandimwe, bambwiye ko mwasigaye mwenyine kandi murwaye, niyo mpamvu nje hano kugira ngo mbakorere ibyo mwifuza. Ibyana birarusubiza biti biratangaje. Nabyo biratangara biti bishoboka bite ko waba uva inda imwe natwe? Urukwavu ruti yo, si ubwo ntimwari muzi ko ndi mukuru wanyu? Ariko ntibitangaje, muracyari bato cyane. Rurakomeza ruti ibyo mbabwira ni ukuri, ndi mukuru wanyu rwose. Rumaze kuvuga ayo magambo, rutangira kubiguyaguya, rugeze igihe ruza kubisanga muri ya senga byabagamo. Rumaze kugeramo, rurabibwira ruti ubu rero ngiye kubashakira ibyo murya, mutaza kwicwa n'inzara. Nuko rugira inyama rushyira ku ziko, ruracanira. Zimaze gushya, aho kwarura ngo ruhe bya byana, rwarura rwirira. Ibyana byasamye gusa, ntirwagira icyo rusiga. Intare iza kuza ivuye guhiga, maze ihamagara ibyana byayo ngo irebe uko bimeze. Biyigeze imbere isanga byashonje cyane, maze irabibaza iti ko nabasigiye ibiryo, none nkaba mbona mushonje cyane, byagenze biti? Ibyana bivugira icyarimwe biti ni urukwavu rwaje rurabyirira. Burya wamaze kugenda ruraza rutubwira ko ruva inda imwe natwe, rutwereka ibyo rudutekera bihiye ruririra. Intare ihindukirana agakwavu aho kari kabunze muri ya senga, maze ikabwirana umujinya mwinshi, isa n'ikarora rwose. Iti niko wakagomewe, urabona ngo uranyamburira abana ibiryo ukabirya? Ntubona ko wabicishije inzara? Sohoka muri uwo mwobo, nudasohoka kandi
ndakwereka, sohoka se bitaraba nabi. Agakwavu rero aho kari gashyatamye ubwoba burakica, kati nimumfashe aya macumu yanjye muyanshyirire hanze mbone uko nsohoka. Naho amacumu kavugaga yari amatwi y'agakwavu. Intare yarayajugunye rero ikajyana nayo. Intare yarajugunye, yafashe ya matwi irajugunya yohereza hanze. Niko n'agakwavu kajyanye n'aya matwi rero. Nuko intare ibonye ko urukwavu rutongeye gukoma kandi rukaba rutasohotse, ibaza ibyana byayo iti rwa rukwavu rurigitiye he? Ibyana biyisubiza icyarimwe biseka biti ntureba hirya? Ruragenda rutaruka. Intare irurabutswe irarubwira iti genda shahu, wampenze ubwenge ariko ntabwo uzongera kumpenda ubwenge ukundi. Iti nta nubwo nirwa ngukurikira uri nyarwenge koko. Nuko urukwavu ruhikura rutyo.